Iyo nanone reka dukomeze n'inkuru yacu ni maneko agace ni akakane ndetse barakwereka uyu mukobwa twarabibonye uyu mukobwa ntago ari gushira amakenga nde uriya musore ku buryo yatangiye no kumuneka ari kumushyiraho za maneko nimba mwabibonye neza uyu mukobwa ariko yari yohereje mugenzi we muri ya restaurant aho bari aba NSI baba bari gucuruza babeshya bira babyita kubeshya ubundi barani ba maneko ba nyabo ndetse nawe ubwe yagejeje guhamagara ku kigo bavuga kuri ya musore yaje aturutseho ikiza nuko ba maneko ba NSI bari baraho ngaho bagahita bayobya telefone bamara kuyiyobya bagahita batangira kumva byose uyu mukobwa yabasaga akaba ari nabo babisubiza reka dukomeze uyu mukobwa arangaha hari amafoto yararimo arareba mu gitabo uko araba amafoto yatangiye kwibuka cyari igihe kimwe uyu ni papa wuriya mwana wacu bita ngo ni Njanga ndetse naka gakobwa kano gakobwa kari kakiri gato niko kari kureba iriya foto ndetse barakwereka uyu muhungu nawe bitaga ngo ni Njanga witwa Njanga ubu naga ariko yitwaga kera yari afite irindi zina bajyaga bamwita ngo nimba ari Suni bamwitaga ngo ni Suni gusa ubu yarakuze yahinduye amazina niyo mafoto uriya mukobwa yarebaga ndetse akabona ayo mafoto papa uriya mwana nawe yarari muri kino kigo arimo muri agenda y'ikigo ari boom nawe yararimo ni ikibazo gusa ntabwo azi ko yari papa uriya musore ari nabwo bakwerekaga ubundi reka mbere kantu twagarukiye ni hakuno ubundi uyu mugabo twarangije igice cya maneko cya kangahe cya gatandatu yikubita hasi bakwereke byagenze gute uyu musekirite yari hejuru ibyo yakoraga yari afite akantu kameze nk'aka agenda hari uwaje barakarwanira mu kukarwanira uyu nibwo yageraga ahangaha asanga abona yumva hari ikiguye inyuma ye ni wa musekirite waruguye ndetse uyu yaraje afata iki yaraje afata ka gatabo utebere yaraje ahita afata ka gatabo kumbe arabye hejuru hari uriyo urimo aramureba maniga araza ntabwo uri buncike tu ntabwo ncika uyu maniga nawe yakubonye kumucika ntabwo byapfa kukorohera maniga vayo aza hano webe maniga vayo aza hanga atangira guhangana numaze kuhirika umuntu bahanganamo bibutse uyu mwana n'umusirikari bahanganamo gake do webe hanganamo urebe gusa ikigabo bahanganye nacyo ntabwo gisanzwe kirabanza kimutama akantu ka rugondi hene maniga kura y'imbundu uyu mwana n'umusirikari uyu mwana ntabwo ari umunyeshuri n'umusirikari ahita amutunga imbunda ntabwo uri buncike ntabwo ncika ashaka kumukuraho kaske ngo amaske ngo arebe uyu muntu ninde uyagize atya hari uwamuhamagaye kibimutamo kimutayemo gicaho nta gihe cyabonye umwana ntabwo asanzwe gusa ikigabo bahanganye ni ikigabo gifite imbaraga ni ibintu bigaragara urebe kwereka maniga yashanga yirukanse ku kigabo arakibura yirukanse ku kigabo arakibura utebere yirukanse ku rugabo ararubura kumbe barakwereka hakuno dore ikigabo ni cyane katurore umugabo ntabwo twari tuzi ngo ninde gusa ndaje turebe ko twamubona umugabo yicaye hamwe ntabwo tubonye isura ye ariko yicaranye na CEO w'iki kigo bivuze ngo uriya mwana baramuzi neza uyu yaravuze ati agatabo kanjye nari ngutumye karihe nari ngubwiye ungenzanira agatabo kumbe ni rwa rugabo rwita ngo ni Foxy cyangwa se Mbwebwe ni cyambwebwe nicyo cyari kigiye kurwana n'umwana bidatinze umwana yagarutse ahangaho yaje yitwaje agatabo kano gatabo papa we mbere yuko ava mu rugo yabaga gafite yaravuze ati kubera iki bari abantu bo mu kigo bari gushaka kano gatabo ni ibintu bitumvikana ni ikibazo gikomeye cyane kubera iki bakeneye kano gatabo baragashaka iki ahita yinjira tangira guhangana n'aba NSI umwana afite ukuntu noneho we afitemo akantu kubugegera n'ububobo yakuriye imihanda tangira guhanganamo n'abagabo bo muri NSI muransobanurira kubera iki bari abantu bakeneye kano gatabo ese bari abantu mwaba mubizi mwaba mwari mubizi byose umva wa mwana we tuza wirwana hano ntago ari ngombwa ngo urwane wa mwana we gerageza ucishe make
umwana yaravuze ati icyo nkeneye kumenya ni ikintu kimwe, ese data papa wanjye wambyaye yari umukozi wanyu wa NSI? Oya. Bakomeza bavuga oya, urebye wapi. Gusa umwana icyo avumbuye nuko papa we nawe yari umukozi wa NSI, ndetse kirenze kuri byo nawe ashobora kuba yarakoreraga bano bagabo. Wa mwana wituza witesha abayobozi umutwe, bano ni bafande. Agira atya fande nawe nzakwice mwirege. Bano bavuye umwana yarakaye, yavumbuye ko papa we nawe iyi misiyo y'umwana ariho, papa we nawe ariyo misiyo yakoraga. Habuze gato ngo akubite afande mukuru, director wa NSI. Abakomeye hari muri Korea ni nkuko wakumva ribu iwacu mu Rwanda. Ase wasaze, wa mwana we wasaze. Mwana yaramurebye, nago nabizera munyohereza muri kano kazi, mwari mubizi ko data yabakoragamo ni mwabimbwira. Ubwo rero kama mbaya muze nawe nago nakwizera. Mu gihe tumaranye sinekereza ko utakabaye warambwiye ibi ngibi ko data yakoraga muri NSI. Ni ikibazo gikomeye cyane, ndagira ngo urebe ntabwo nabyizera pe. Ni ikibazo reka mbibutse mukore subscribe mwuka byana mwikirenze kuri byo. Nimero yanjye ni 078 75 10 721. Hari groupe twabatunganyirije nako ni channel muzajya muboneraho update ya filime zacu. Umamagaye kuri 078 75 10 721 ukambwira ngo twahuriye kuri YouTube, cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp nako mwe kumamagara. Ahubwo umbwire ko twahuriye kuri YouTube, umbwire ko ukeneye kujya kuri channel ya WhatsApp yacu, hanyuma ndaza kuguhereza link winjiremo uzajya ubasha kumenya amakuru yagasobanuye kacu gaca hano kuri YouTube. Ubwo simba kunda simba nimo ndabaha akantu k'umuvuno. Mwana yajanga iki navumbuye nuko papa we kama mbaya byanga byakunda, papa we yari umukozi wa NSI. Icyamubabaje nuko batigeze banabimubwira bano bagabo bakorana, bamubwire yuko byibuze papa we nawe yari umukozi wa NSI. Aho kugira ngo babivuge bakajyana bakicara bakaryama bakamwohereza mu kazi nk'ako papa we yari arimo, kandi bigaragara ko papa we kano kazi yakaburiyemo. Garuke mu kigo mu cyakare cyane. Nibutsa ruwapfire ni wa musekirite wacu bamwitaga God Kim, niko bamwitaga. Wereka uyaranga uyari hano, ndetse abantu bari kuganira ati we uzi ko wa musekirite wacu bita God Kim yapfuye, yitabye busizi, byarangiye. Ni ikibazo ati yapfuye. Uyu yaje mu kigo apfa yarahari, ndetse yanahanganye n'uwashatse kumwica. Ndetse nubwo atamumenye bo bamumenye. Meterese yaje mu kigo, Meterese nawe aranga yumva abana bari bajujura bya hato na hato, arababwira ati we muceceke twaje kwiga, mugabanye igikabyo cyanyu mwuka byara mwana, twaje mu kwiga, ibyo bintu byanyu by'ubugoryi mu byiworere. So mwana arabizi ko umusekirite yitabye Imana. Mwana yavuyeyo gutyo aza hano, urebe urayaga karita nawe asigaye ari umumambure w'abanyeshuri, mbese nawe ari mu makipe ya baduwayi. Yaje kureba agatabo kaho zarakase, gusa kano gatabo hari kode yabonyemo, abona iyo kode ijya kumera neza n'iyi saha izi nshinge ziri hano, aza gukaraga inshinge arebe hano abariho abitse zahabu. Se wenda iyi saha mw'inyuma turamutse twerekeye tukaba twageraho zahabu ziherereye, ni ikibazo. Hano habariho aya urebe maniga akeneye zahabu. Sana n'icyo yamaze kuvumbura nuko harimo ikinyoma mu bakozi ba NSI batigeze bamubwira ko papa we nawe yabakozemo. Ni ikibazo gikomeye cyane. Yaraje arafungura, gusa nta kintu yabonye cyamuyobora ahantu byibuze zahabu zaba zerereye. Papa we aramushaka namubura. Akiraho Meterese arinjira, twarabonye bafite ukuntu basigaye bumva na mukuntu. Niko urakora icyanga ko nabandi bantu baranga. Urebye ntabwo narinuje, narivuze ngo umva wivuga byinshi. Ese wari uraho uriya musekirite yapfiriye? Ni ikibazo. Wari uhari? Urebe Meterese ntabwo ajya ashira amakenga. Uyu musore yaramubaje ati aho uriya musekirite yapfiriye wari uhari? Musore ati reka nge mama rikize ashwida
data uwo ntabwo ari njyewe. Sasa bakwereke uyatangiye kwibuka ukuntu byagenze, ni nabyo bakwereka kubera iki Meteresi mu maji ati wari uri aho uriya musekirite yarari. Kumbe cyagiye ubwo umusore yamanukaga hasi aje gukora kwa ubwo yarwanaga, Meteresi yahageze yanabibonaga byose byabaga, yanabibonye ko uyu musore yakoze kuri uriya murambo. Uriya musekirite witabye Imana yamubonye ubwo barwanaga. Vuze ngo Meteresi afite amakuru atuma akomeza gukeka uyu musore yakoraga iki aho umuntu yapfiriye, kandi ibyo nabyo biri mu bigize icyaha. Aho umuntu yapfiriye wahamaraga iki wa mugabo we, wakoraga iki ko yirukankaga. Meteresi byose yamubonaga. Meteresi afite akabunda, twarakabonye gatunga uyu musore bwa mbere. Nyaboneka subscribe yawe irakenewe kutayizana ahubwo byo kiraza kuba ari ikibazo gikomeye cyane. Wereka sanze Meteresi anga Meteresi ariko umuntu nshaka iki, uburyo utangiye kumbaza ngo abantu bapfiriye nari mari. Wa mudamu we ibyo urimo urakina nabyo nawe ntago bizi, uri kwishyira mu mwanda ukishyira mu maga, kandi nimo ndakureba nabyo kuza nyicungisha ngo Meteresi unyicungisha unyirebeswa nasoni. Urebe umusore aramwegera Meteresi, ntukazajya umenyera. Urebe ni umusirikare Meteresi, ntukazajya umenyera. Sore kiramanuka cyane akoshije nanone imidomo ku midomo yari kuri amusore yakabije kumenyera Meteresi. Aba Meteresi bo muri Korea kabagereho 5 kwa 5 bo mu Rwanda. Ari reka manze ngatura aba Meteresi mukundana n'abanyeshuri mwigisha hano do garukire hano. Musore yaje kuganiriza bano aturiya mukobwa arimo arangenza bya nyabyo bya danje. Mu yandi magambo uriya mukobwa ndiho binaranze atariko nanone ndagira ngo mubanze mumenyere kubera iki data harawe yaje kubibwira abagenzi be ariko bibabwira afande anadahari. Nyeneye kumenya byose bijyanye na hariya mu kigo, kandi hani mu byihorere iperereza ngiye gukora hani murireke. Gusa ndimo ndatekereza, ndimo ndabona ahantu hari zahabu kama mbaye umusore yaba habonye ate hano hari zahabu gute uyu musore yaba ari kuhabona. Uyu yaramubwiye na afande, none se ubizi gute wa musore uko ibyo urimo uravuga uri shuwa? Amakuru urimo uratanga ni gute watubwira ko bizi neza ko ayo makuru ari aya nyayo? Ni ikibazo. Wabitubwira gute? Ni gute wabitumenyesha? Umva amagambo yarababwiye ati nyamara ngiye amakuru nshobora kuba nyafite. Hano zahabu ziri muri kiriya kigo, nubwo wenda abandi bantu batabashe kuhamenya, ariko ngewe gihe mamaze ndatekereza hari igihe nyamara nabasha kubona zahabu zanyu. Zahabu zabaye zahabu buriya ngo ibuye ibuye zahabu diyama, buriya ngo imitungo kamere iba munsi y'ubutaka abantu bayicaniraho mpaka bakamarana. Niko mapi bayifashe. Ako naruri kwibuka ukuntu umusore yaje amwigira amwiyegereza bya hato na hato areba wagwani. Arabu yadaroze wajyana uri ikigo utangiye gutereta Meteresi. Ntago ndi kumutereta, nagiye mu kazi byo nkora mba mbizi muze. Umva wajyana we nanjye ndimo ndagucunga, uzatuma akazi kacu kangirika, kandi uzamenya ko ibyo ntago nzabikwemerera. Kuba narakureze nkaguterura nkakorera nkukuye mu maboko y'imihanda nkakuzana iwanjye ntago bisobanuye ko washaka kwigira uko ushaka ngo mbikwemerere. Tugaruke hakuno, umusore yaje gusura Meteresi hakuno, basigaye bawubanye. Hano ni kwa mama wa Meteresi. Mama wa Meteresi hamwe ati se mwabana mwe siwe cyagiye wanabayira. Uyu yaravuze ati yego, ariko ntabwo yari ngiye gutabaye. Nako mukobwa arareba yego ariko ntabwo ari njya kanongeyeho ko atariko. Yutse uyu mukobwa mu kigo n'uyu musore umwe ni umunyeshuri undi akaba umwarimu undi, ariko naribi muceco naribi. Ndagushimiye ku bwaka gapozo umaye, nabyo ni sawa bya danje. Pamagambo urakoze cyane. God bless you. Urebe deo tugaruke hano
hano abantu bakunda hiti dore mu kigodo araka baje hakuno kuririmba barebe ko bakwinezeza nyuma y'akazi buri ubuzima baba bugomba gukomeza hakuno baje kureba mise rwa wari watowe barebe ko bakwinezeza bibereho fresh uyaranga mukobwa yarambwiye atari usundi wa musore we ubundi gute utinyuka ugasoma na n'umuntu nasoni umunyeshuri ubikora gute usomana nanjye ni ikibazo somana gute na meteresi wawe mwabyana mwe ko mwisimbukuruza none se kumbwira ngo nsomana nawe ibyo bivuze iki we ko wabyemeye nkabukozaho imidomo kubera iki utabyanze mu gihe nabikoraga niko yamubwiye none ushatse kuba ko nagufashe ku ngufu yamubwiye atareka ngiye ntabwo ndi under 18 oya njye mfite imyaka myinshi ngera muri 20 na urumva rero nemerewe kwisumbukuruza uko nshaka ntabwo biri ngombwa ngo mbisabire uburenganzira kandi arega nanahanditse ngo abanyeshuri ntabwo twakundana n'abameterese bacu gusa yenda ntabwo nzagusebya ngo watuma wagira umuntu umenya yuko njye nawe dukundana cyangwa se nagukunze ariko basi nyemerera ume umwoyo ume umushaha mu kinyakoreya bavuga ngo ku mwoyo iyo bagiye gushimira nyemerera ume ku mwoyo we namo naribi mutumva umwe mukagira ngo nibindi ndi kuvuga oya ni umutima byose byaba mbabarira umutima wawe uyarikanze nyagasani mbega ibinyeshuri by'iki gihe kirimo kirambwira ngo ngihe umutima wanjye gitese wapo ntago ari ngewe garukire hano arwaje kwicara hano ndetse yaje kwicara na Madame Kim uwo bita CEO Kim baje kwicara ngo bagane aramubwira ati umva ese akazi nakubwiye ngo umere uriya mwana ari kugakora neza ndagira ngo mve hano magambo bya bindi nababwiraga ngo kuburiya mwana ari muri kino kigo byanga byakunda nyiri ikigo arabizi ndetse akazi ari gukora uyu mudamu mama wa Yona akomeza amucunga bivuze ngo kuburiya mwana ari muri kiriya kigo ashaka zahabu hari undi muntu bize barakwereka tugaruke hakuno hari waruranga hari wamuhamagaye muri amuraho araza yicarana n'uyu mudamu bagane ni wa musekirite mbere yuko apfa uyu musekirite twaramubonaga mbere yuko apfa yari umusekirite kuri kiriya kigo ndetse by'umwihariko acunga ahantu hakomeye cyane handitse ngo nta muntu wemerewe kuyinjira yamubwiye ati ariko rero ngiye ntago akazi kanyu nshaka kugakora sibyo byo mumbwira byo kunikanye ntago ndi maneko naje hano mu kazi kandi nimba mwumva ko kazi nagakomeza mwananyirukana nabirenze tu je naribi mwancishaho nabirenze gusa nanone mundetse nkikorera akazi kanye mfite umuryango wo kwitaho numva ibyo bintu byaba ari byiza kurusha uko mwakomeza kunyirukankaho ati kandi reka nizere ko kuba ndi gukora hariya ndi gukora mu buryo bwemewe n'amategeko ntabwo rero wananyirukana kuko kontara yanjye nyabwa na kampani ntabwo ari wowe ibyo kumbwira ngo nkunekera abantu ibyo ntabwo bindeba sekretari yabanje gutunganamo n'uyu mudamu amubwira ati nge ntabwo nakunekera ntacyo nkunekera gihari kandi uyu mudamu yanga umuntu umuhatiye umuhakanira yabwiye uwo bari kuganira ati uzi ibyo nakorera uriya muntu waba uzi ibyo namukoreye nge ntabwo umuntu nsuzugura kandi iyo nkubwiye ikintu mba niteguye ko ugomba kucyumva iyo wajemo ibintu byo kunsuzugura rero ubwo nawe urabyumva utuntu nagukorera kandi ndabizi ko utwo tuntu tutakunezeza umva rero wa mugabe nkubwire bwa mbere naguhaye akazi unzanira umwagenti arananirwa none tu wazanye umwana we nawe yavuye muri kontorore ntabwo uri kumukontorora ngo bikunde ndagira ngo wumve amagambo sasa birasobanutse papa w'uyu mwana bivuze ngo yoherejwe yarangwa ashake zahabu ariko byose kubera uyu mudamu Madamu Kim taye uyu mudamu nyiri taye yiwe yakoreshaga iriya NSI imuhereza papa w'uyu mwana kugira ngo papa w'uyu mwana akorane nabo papa w'uyu mwana byarangiye abuze none do n'uyu mwana kuzamanga bamwohereza byose byari muri misiyo y'uyu mukobwa nako y'uyu mudamu mbibutse n'umudamu ni mama wa Yona ndetse bafite na dokima yande y'uriya mu agent uri muri kino kigo bari kwitwika bivuze ngo nama yobera uyu mudamu ari gukoresha uyu mwana nubwo uyu mwana ntabyo azi barakwereka umwana yavuyeyo abari mu gasuti karamubera shaho none n'uburyo agendamo
karamubera shawe urebe karamubera shawe. Tugaruke hakuno waje kwikinira akantu k'akaririmbo yari papa wande yari papa wa ntabwo ari papa uriya musore oya ahubwo ni abanyeshuri babiri bari kukwereka ahangaha bakinaga akaririmbo nako nibyo we ni papa uriya mwana ahubwo hari kera kiri mutoya hari uwo bari bicaranye arimo arakina akantu k'akaziki ka hato na hato ndetse aho ngaho muri ako gace barakoranaga. Nyuma yaho ngaho nako mwihangane kato cyane buriya filime nk'izi ngizi zisaba gusobanukirwa neza cyane. Barakwereka ni abandi banyeshuri baba bicanganaga ari papa uriya mwana reka bagendaga bakinana imiziki y'indirimbo mu kigo ndetse barakwereka ngo banayimbye indirimbo y'iki kigo biba byanditse hasi nubwo mutabireba. Nyuma y'icyo gihe umukobwa yaje kubwira umusore ati waneyinda warandometse abimubwiye umusore ati wowe yanjye ndi ikiremba nta nubwo nerinda n'ikirenze muri ibyo twakoraga byose uriya ngiye nari mbizi ko iwacu tudatera inda. Umukobwa yavuyeyo umusore yamuteye inda yimuteye. Mbibutse ni inkuru nyinshi cyane zigenda zibera muri kino kigo byarangiye umukobwa wacu yiyahuye ndetse umukobwa uko yakiyahuye piano yakomeje iza ikikina umukobwa amaze gupfa. Dore uwamwishe yabonye piano akina piano abona piano irimo irikina. Mbibutse muri kino kigo ngo hapfiramo abantu benshi cyane kandi aba bantu bose bapfa tayari birangira babaye imizimu. Iyo mizimu izo nkuru zose ngo nizo zikora urufunguzo rwafungura ahantu hari zahabu. Uyari hano yishe umukobwa yaramwishe nyamunini n'indi nkuru yabaraga n'indi nkuru zabarwaga uyu musore kumubwira inkuru noneho zifite aho zihuriye n'imizimu. Kiba ari ikibazo gikomeye cyane wa muginga we karukano ngomeze kumbwira inkuru kuko iyi nkuru ni dongo mini mugenzi wawe wayimbwiye kandi nge ntacyo nabaye ngwino nawe nyikubwire. Umufuso aracyafite ka gatabo kahoze ari aka papa we yabaje Meteresa atese data abahe papa wanjye arihe ko nawe mbona muzehe wanjye ari we ya no ko yabaze Meteresi reza ati ntago nabimenya gusa kuba gatabo ke kari mahanga byanga byakunda bifite aho bihuriye abahanga. Meteresi yaramubwiye ati none se wa musore we ubundi tuvugishije ukuri bya nyambyo. Umusore yamaze kubwira Meteresi ko ari maneko bya nyabyo nimba ukorera NSI kuko n'undi Meteresi yahoraga amufatira mu mafuti nimba ukorera NSI icyo kigo cyanyu cy'ubutazi ngo mukaba mukeneye zahabu izo zahabu wazamama kabuye amaninja n'amavara wa mukobwa ntabwo ndabona zahabu gute wambwira ngo nzaguha kabuye kwereka feri ya mbere kano ko kamwizihira ngaho karaje atere ko ndagukunda kandi narabikubwiye ntabwo nzi impamvu buri uko nkubwiye ijambo urukundo uhita ugenda ukitsimba hakurya utanakeneye no kuvugana nanjye n'ukubera iki hakuno uhagarariye abanyeshuri akaba ari n'umwana wa CEO wa nyiri kino kigo wa kino kigo akunda umusore wacu ariko uko yamukunda kose umusore we ntago bivamo akomeza amuteza n'abandi basura ati basi mbabarira umubeshye kumukundu yati we yanjye ntago nabeshye umuntu ko mukunda. Umusore amize nkanjye kubeshya umuntu ngo ndamukunda wapi ntabwo nabyemera pe ondebere ntabwo nabyemera. Aya kwereka hakuno arimo arareba igipapuro ntabwo usanzwe uzi ko abanyeshuri bakwanditse bakavuga ko ari we musore mwiza muri kino kigo batangiye kugufata nk'ibogari ngo yanyayirenze n'ukuntu ushaje n'imyaka tayari Meteresi yabagezemo arabafata bari kumwe bambaye udusuti twa nyarwo handi umuntu atapfa no kubeshya. Meteresi tayari nawe bamuhaye ofa yuko yakwinjira mu kigo nawe tayari yava mu kigo akaba agakorera NSI yaramurebye aramusinyikira murakomeye. Uyu musore ari mu kigo ubona ari akana gato bya danje kakiri gatoto kandi do ni maneko mpuzamahanga do hakuno bakwereka abantu baje kwifotoza amafoto yo kugira ngo bamanike wa mugingo buriya buryo uri muri fotozamo ntago bubaho. Mbibutse n'ubundi yiyamamaje ubu tuvugana ari muri bodi yagize abanyeshuri stari yaje kwiyamamariza kuba nawe yaba Mr
Mr. Rwa wa muginga jya wifotoza gutya nk'amasireyo yarareba reka ibyo bintu ntago ari byo ibintu by'amasireyo hakuno do musore aranga ndetse yaje kwifotoza byamucanze ibintu by'abana b'iki gihe nibibazo ibintu by'abana b'iki gihe inzingo udabere umwana atangira guseka yewana mu mfotora kandebe akariko kuntu kaba kameze urebe wapi wana ibyo ntabwo ari byifotore neza gerageza urebe gerageza byanyambya pana ibintu urimo ntabwo ari byo urebe uyarebye uyu nguyu kobwa uranaga abanezerewe kandi wabo nabakire n'ingagari mu gihe abandi bana bose babishimye we ntabwo abanezerewe habe na gatoya pe ibintu byose aba yabigize intambara ni fight ni vita undebere bana baje kuganira ati se kubera iki utishimye mukobwa ati buriya ntacyo mbona cyatuma nishima ese ni ukubera ko nabaye uwa mbere ukaba uwa kabiri mbibutse yaramutsinze oya ntabwo ariyo mpamvu kuko biriya bintu wari wabiharaniye ahubwo nyine kumenya uriya musore mupfana iki bakimuvuga umusore acawe icyo atazi uyu musore ameze nka musaza w'uyu mukobwa urebe ameze nkawe umva nta mpamvu yo kuzajya umusubiza byose agusabye umva nyine ibisubizo mu gihe nimo ndabaza umuntu aba agomba kunsubiza nababonye mwembi muhagararanye muganira kandi yo muri hano mugaragaza ko nta kijya mbere hagati yanyu kumbe nabavandimwe gusa ntabwo yabivuga yaravuze ati wamba bari ukandekera ubuzima koko wandekeye ubuzima bwanjye n'ubundi ejo bundi uzaba wavuye ahangaha uratekereza njye n'abantu tuzabana gute ibyacu bizagenda gute uzakomeza ubuhari Meterese yarabyumvaga umva uriya mukobwa ibyo akubwira nibyo wowe uri maneko uri umusirikare n'ubundi ntabwo uzaguma hano byiteka ubwo rero wareka uriya mukobwa akiyubakira ubuzima bwe hano mu kigo apana we gukomeza kumwataka ntabwo byaba ari byo b'amagambo wakabaye umureka akiyubakira ubuzima bwe buriya nicyo ubuzima busobanuye umuntu aba agomba kubaka ubuzima bitabaye ngombwa ngo hagire abandi bantu babishyiramo imbaraga kugira ngo azanamenye ngo ubu buzima naharaniye ngezeho nabuharaniye bingana iki ariko nukomeza kubijyamo urimo urangiriza ubuzima bwe hano mu kigo mva amagambo ati kandi jya ubimenya abakobwa niko tumeze umukobwa hava akagera agira icyo bita privacy ntabwo aba akeneye wa muntu wagenda ngo ashake kumuhatiriza ibyo akora mu gihe cyose we atabishaka yatangiye kubuka kera bari batoya amubwiye ati se nurangiza kwiga urumva uzaba iki niko abana baba bavuga nurangiza kwiga urumva uzaba iki ati nzaba perezida none do asigaye ari maneko niko kazakora hakuno barakwereka kavura karaguye mukuye n'umukobwa barawubanye ni ba mushuti urukundo rurahari ndetse baragerageza mbese mu yandi magambo imvura yaraguye umukobwa ajya kuzana umutaka umusore asigara arangaha we imvura umunyagira umumereye nabi umusore amureba bwa nyuma na nyuma papa we nawe uhari ari kubona undi mukobwa uri kugereza kumwitaho azana umutaka arebe ko yamutwikira reka mbibutse nanone nimero nayibabwiye 0788 wanyandikira nkagushyira muri WhatsApp yacu chano yazajya igufasha kuba wabasha kumenya amakuru yacu yose afite ahuriye niki nagasobanuye kacu yo ukeneye filime runaka twagukorera ibintu nk'ibyo ngibyo nazajya mba mari nkahita mbikora ako kanya kuko arega n'ubundi turabakorera twe turi abakozi ba rubanda icyo dukora tuba tugira ngo tere ko twabanezeza bakiri wano moto yari bagonze n'abarara batwara basinze umusore ahita muramira turi mu mvura Meterese n'umunyeshuri sinjya mbabwira ngo buriya ngo amaboko azaguha ngo uyabona mwiramukanya dore iramukanya mbabwira n'iringiri bararebanye umukobwa yamaze kwinjira muri NSI tayari nawe tayari bamushize mu gakipe kabo kabane badasanzwe batikoraho ndaje dukomeze filime yacu nagutinda nge banyita perfect w'Imana 0788 75 10 7 2
ciao ciao.